Imana yaransanze inyereka igihugu cy'u Burundi, imaze kunyereka igihugu cy'u Burundi, inyereka igihugu cya Kongo, inyereka n'igihugu cy'u Rwanda, inyereka n'igihugu cya Uganda. Imana irambwira ngo ubwire abantu batuye muri kino gihugu ko bagomba gusenga kugira ngo ibyago n'amakuba byugarije kano karere bitabageraho. Imana irambwira ngo hari ikintu kigiye kuzaba muri bino bihugu bine mvuze. Ikintu kigiye kuzaba ni umuntu umwe uzapfa muri ibi bihugu bine, yapfa muri ibi bihugu bine navuze, hakavuka ibibazo bikomeye mu karere. Ibibazo bizavuka mu karere ni uko Satani kubera ko yamaze kwinjira muri bino bihugu bine, abo bantu bari ku isi yose, abo bantu bafashijwe n'uyu muryango ubafasha mu bibazo bari barimo. Icya mbere, bari mu buzima bubagoye, mu buzima bubi cyane bubangamye, ariko uyu muryango ubona ko bababaye, uraza urabafasha. Icya mbere, bicaraga ku ibuye rikaba intebe yabo, bagafata amabuye 3 bakayagira amashyiga akaba ariyo batekaho, bagafata ibuye rya 4 bakaryisegura rigahinduka umusego wabo. Rene anta tire dere siri anta pise ankayaka ze anta piso onko yakatasiri ne aya apasariatika me ata angozariatika. Uwiteka arashaka kugira ngo abantu bose bafashijwe n'uyu muryango bawigireho. Uyu muryango wabafashije nta kiguzi nta gihembo. Ikindi gikurikiyeho, yambwiye ngo mbwire aba diaspora, mbwire abantu bari hanze y'igihugu ngo uyu munsi babe maso kubera ko binjiriwe n'umwanzi Satani. Icyatumye umwanzi Satani abinjirana n'iki rero? Baratakambye barasenga, bicaye ku mabuye, bafite amabuye 3 bakayahindura amashyiga bakayatekaho, bagafata ibuye bakaryisegura rigahinduka umusego, abandi bakisegura inkweto, abandi bakisegura ibishoboka byose. Noneho Imana ihagurutsa uyu muryango. Imaze guhagurutsa uyu muryango, urabafasha, ubafasha nta kiguzi. Uyu muryango Imana yarambwiye ngo ntago nakurikiye ibyabo cyane, ahubwo Imana yarambwiye ngo nimpaguruke mvuge ko uyu muryango ari umuryango w'icyitegererezo ku isi yose, kubera kufasha nta kiguzi. Urakora, nta muntu wishyuza, nta muntu uhembesha, ariko twebwe abakozi b'Imana uyu munsi turakora tugahembesha ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo ibihembo byacu turimo turabifatira mu isi. Ni ukuvuga ngo tubaye nka babandi twubatse, twabyubakishije akanyundo gatoya, ariko Satani we azaza kubisenyesha inyundo nini, azaza kubisenya gihe kirera. Uwo muntu namara kwitaba Imana, cyangwa se namara gupfa mu kindi kinyarwanda, umuntu yitaba Imana bitewe nuko ariyo yamuhamagaye, bitewe nuko ariyo yakoreye. Uwo muntu namara gupfa nibwo Satani azafata inyundo agasenya ibyo abantu bubatse muri kano karere. Ntago rero uza kumbaza ngo azabisenya he. Imana niyizi igihugu azasenyamo ibyo bintu. Imana niyizi neza aho uwo muntu izahamagara cyangwa se uzapfa aherereye, igihe ntago mazi. Ariko uwo muntu namara gupfa muri kano karere nibwo umwanzi Satani azafata inyundo agasenya ibintu byose bizaba byarubatswe muri kano karere. Birasaba iki rero? Biranzi rero yamaze gufatira aho ngaho, abona yuko ubwabo batakibashije guhuza ibitekerezo byabo, barangije uyu munsi ntibahuza. Imana irambwira ngo ubwabo ntanga iyi message, aho bari abakozi b'Imana bari bo hagati muri bo, nabo ubwabo bababwiye iyi message. Je ntago ndi muri bo, ntago ndi kumwe nabo iyo bari, turi mu buryo bwo kuganira ku ijambo ry'Imana, uburyo Imana yampaye message. Icyo Imana nshaka kugira ngo nsobanure ko Imana yambwiye ko n'abakozi bari hagati muri bo ubwabo babwira abo bari kumwe ngo ibyo mwatangiye umunsi mutekereza gukora n'uburyo mwatangiye mufite urukundo, uyu munsi ntago mukiri kumwe. Uyu munsi Imana yambwiye ngo Satani yamaze kubateza umwiryane hagati muri bo. Birasaba iki rero? Ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo aho bari hose babe maso, kubera yuko umwanzi yamaze kubagabamo ibitero ndetse yamaze kubateza umwiryane. Uyu munsi wa none birasaba kugira ngo babe maso, kandi Imana yambwiye ngo bigire ku uyu muryango. Uyu muryango warabafashije, ubaha akazi, urabazamura, ubashyira mu myanya itandukanye, ariko ubwabo nta nubwo bigira ku uyu muryango wabafashije ngo barebe umwe muri bo umerewe nabi bamufashe bamugirire neza.
ahubwo uyu munsi wa none bari kwikunda no kwirebaho, ntago bari gukora ibyo batangiye basaba Imana. Imana yambwiye ngo mbamenyeshe ko itabibagiwe, ntago yigeze bibagirwa, ahubwo Imana yambwiye ko bagomba kuba maso kugira ngo ntago bagifiteho bagarukira ku byerekeranye n'amadini ngo bavuge ngo abangaba barakora ibizira, reka tubereke umurongo. Uyu munsi bamaze gusayisha, bari mu isabi y'ibyaha. Imana irambwira ngo nimba bakeneye amahoro, nimba bakeneye ubutabazi, bagomba kureka icyubahiro, bagomba kureka ibyo barimo, bagomba guca bugufi kugira ngo ibyago n'amakuba bigiye kumanuka bitamanukira ku muntu uwo ari we wese. Bareke guhagarara ku bidahari, bareke guhagarara ku bidafatika, ahubwo bahagarare kuri Yesu, kubera ko Imana yambwiye yuko byo koko umushumba yemerewe icya 10 n'amaturo ndetse n'andi maturo, ariko ikibazo si icya 10. Ese uyu munsi wa none turabwiriza ubutumwa bwo kwihana? Dukwiye kubwiriza ubutumwa bwo kwihana, tukareka kwihagararaho, tukareka icyubahiro, tugaca bugufi kugira ngo iby'Imana yavuze bitadusohoraho. Icyo Imana ishaka nuko twihana, ariko kugira ngo twihane turasayisha mu byaha. Uyu munsi ibyaha ni byinshi, ubusambanyi bureze, ubutinganyi bureze, ubwicanyi bureze. Nakubwira ngo Imana yambwiye ngo abantu hari ibintu biringiraga, hari ibyo bizeye, Imana yirabizi. Hari ibintu umuntu ashobora kwiringira bigatuma atihana, bigatuma yumva muri we akomeye, bitewe nuko yenda atuye hafi y'inyanja, bitewe yenda nuko atuye hafi y'ubutunzi, bitewe nuko yenda atuye mu Egiputa aho kwa Farawo, ntabashe kumva yuko yava mu maboko y'uwo mugabo ukomeye ari we Farawo. Ariko Imana irambwira ngo hari ibyo abantu bizeye biringiraga, ariko ije gukuraho, barangiza bakavuga ngo tubigenze dute ko bya bindi twiringiraga bivuye. Imana irambwira ngo yarakaye, hari ibyo abantu bizeye biringiraga ije gukuraho. Hari abiringiraga amadini yabo, hari abiringiraga imiryango yabo, hari abiringiraga ubutunzi bwabo, hari abiringiraga bakora bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana, bifurije umugisha w'Imana aho muhereye hose mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese turabasuje kandi tubifurije ineza y'Imana. Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu kandi Imana yivange mu byanyu mwese. Uyu ni Umusaraba TV, kora subscribe n'utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi n'ubundi ibiganiro bikunze uko nubyishimiye, ukona hari aho bikuvanye hano gakugejeje, bisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Icyo twifuza nta kindi no kugira ngo abantu bamenye ukuri. Biravuga ngo nibamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana yahamagaye, Imana ikoresha imirimo itandukanye muri iyi minsi. Nishimiye kubana nawe gusa mu isura nshyashya tutabumenyereyemo, ariko ndaje mbwire amakuru namwe baha amakuru. Reka ntangire mu ikaze, ibindi turabijyamo nyuma. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Amakuru ni meza. Nanjye ikiganiro ndi guseka. Ni byiza. Ni byiza guseka, nta kibazo, nuko umuntu aba afite impamvu ituma aseka, nuko aba ari amahoro. Araseka rero nuko nishimye. Nta kindi. Ntabwo none dukunda ibibabaza abantu, n'Imana ntibikunda. Umeze neza ariko? Turaho, Imana iraturinze. Hari haciyemo iminsi ariko rero none? Haciyemo iminsi, nasubiye ko na leta yakuyemo umwunganira, yashyizemo umwunganira ikaba ivanyemo. Iminsi izajya iba mike. Iminsi izajya iba mike. Ubushize bwarabwiye ko ntabwo ushobora kuza kuri kamera nta kimana yaguhaye. Ntabwo nazi, ntabwo naje kugira gute se.
Imana izaninde kugenda ntacyo ufite. Ntabwo njya ngenda nta kintu afite. Okay. Reka mbere ko twinjira mu kiganiro ko ndabona uyu munsi bidasanzwe, reka nkwinginga umanze usenga Imana nutubona ubwinjira mu kiganiro neza ibyo nkwibariza. Reka dusenga Imana. Imana nyir'ubutware kandi Imana nyir'ubushobozi, turagushimiye muri kano kanya, tuguhaye ikaze na karebo, uzubane natwe, ntihaba ari njye ugaragara, ntihabe ari umukozi wawe ugaragara, ahubwo icyubahiro cyawe cyo kigaragara hagati muri twe, utangirane natwe, usozanye natwe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha, ariko noneho uraturezimye. Umeze neza ariko? Tumeze neza. Warumbwiye ngo ntago wowe ngo ushobora kuza Imana itagutumye, ariko rero iyo urebye sinzi impamvu hari abantu ubona bo bibanezeza mu nsengero, no kuri social media hose izo ngiye tukazibona, yaba itamutumye yaba yamutumye akagenda. Biriya byo bivugaho iki? Biriya ntabwo ari ibintu byo gutwika, ntabwo ugiye mbikora, imyaka yanjye ntabwo natwika, ntabwo ibyo bibaho. Umuntu wese agira umuhamagaro wiwe, nahamagawe n'Imana, mpamagara mu bihe bikomeye bigoranye, inyuza muri byinshi bikomeye, ntabwo nagenda itavuze ko ntawe ngiye kuvuga iki, ntacyo naba mfite ubwo ntawe ngiye kubeshya. Ni ukuvuga ngo ibyo ngiye kuvuga ntabwo yabimpaye nimugoroba, bimaze iminsi, hari impamvu byamaze iminsi, nabibonye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4, nibwo Imana yampaye ino message, ariko yimpaye ndasenga, umeza gusenga no gutekereza, kuko buri Imana nta kitaduhaye, yaduhaye n'ubwenge no gusenga, n'ubwenge n'iki byose, no gusaba n'ibyo tutumva neza tukabasha kubyumva. Igihe rero kirageze kugira ngo nze mbivuge, nabibonye ku itariki 5 z'ukwa 4. Uyu munsi nitekereza ubwo se ntabwo ubutumwa bushobora kuba bwararengeje igihe? Oya, ntabwo burenze igihe, ubutumwa burebana n'isi yose se bwarenze igihe gute? Ubutumwa bwarenze igihe ni ubutumwa Imana ikubwiye ngo genda ubwire kanaka yihanata kuko agiye gupfa. Ariko mu gihe ntawe ugiye gupfa uyu munsi, ashobora kuzapfa yenda mu gihe kizaza, ntabwo bwarengeje igihe. Yangiye kunegura ntabwo uyu munsi ko ashobora kuzapfa mu gihe kizaza, ariko ntabwo arapfa. Ni ukuvuga rero ngo nta byangiritse. Yego, tukumenyereye mu ikositimu, mu ishati, ariko uyu munsi hari undi mwambaro tubona wambaye, meze nk'umwambaro abantu bo muri Croix Rouge cyangwa se bakora muri Croix Rouge bambara, cyangwa se kwa muganga. Kubera iki uwo mwambaro? Dusobanura umwambaro mbere ko twinjira mu kiganiro. Uyu mwambaro nambaye ntabwo nkora muri uyu muryango, cyo mbanze nkivuge abadukurikiye bacyumve, ntabwo nkora muri uyu muryango, uretse ko mu buryo bw'umwuka nshobora kuba nkukoramo, ariko mu buryo bw'umubiri ntabwo nkukoramo. Kuvuga ngo uyu mwambaro ni umwambaro w'abantu bakora ibikorwa byiza, ndetse badakorera n'ibihembo, niko mbibona, niko mbizi. Niyo mpamvu rero nawambaye, nuko Imana yawumpayeho ubuhanuzi. Imana yampaye bugendanye n'uyu mwambaro n'inzira y'uyu mwambaro. Ubuhanuzi ugiye gutanga n'ubwantu bakorera bakoranabushake? Wivumba yewe ngewe, kuko ngiye kuvuga iby'uyu mwambaro ndetse n'ibindi byose nk'uko Imana yambwiye ko ngomba kubivuga. Yego, urakoze cyane. Tugiye kuguha umwanya utambutse ubwo butumwa, ariko mbere yo kutambutsa ubwo butumwa, turi kuvuga ubutumwa, mukavuga ubutumwa, ijambo ry'Imana, ariko iyo urebye usanga abantu muri iyi minsi turimo batagikunda ijambo ry'Imana, batagikunda ubutumwa, ngo niko byahoze, niko byahose. Ko abantu bashobora kuzatungurwa, ni izihe ngamba muri gufata kugira ngo nabura mureke ubutumwa Imana kubaha babwumva bukagira n'umumaro kuri bo, kugira ngo batazatungurwa? Buretse Imana twebwe nta kintu twabasha gukora. Nk'ejo nari mu rusengero, umukozi w'Imana atanga ubuhamya bukomeye cyane, tanze ubuhamya bukomeye bw'ibintu Imana yamukoreye, abantu barabwumva rwose, ukavuga bakumira, bakavuga ati bya bintu Imana yabikoze, yaramurinze ko byagenze gute. Arangije ashoje avuga ati umushumba naze asengere abumva bakeneye kwihana, bakeneye kuba bakwibohora n'Imana, kugira ngo Imana ibashe kubagirira imbabazi bitewe n'uko batagenze neza. Umushumba yarahagurutse aravuga ati abakeneye guhaguruka tukabasengera
bitewe n'uko bumvise ubuhamya bw'uyu muntu Imana yamukoreye, namwe hari ibyo Imana yabakoreye, ariko hari n'ibyo mutagenzemo neza, mwahaguruka tukabasengera. Yabifuza bivuga inshuro zigeze muri enye, bose baranga barinangira, ntihagira n'umuhaguruka. Imana yarabakoreye, barahari, yabakoreye bikomeye bishobora no kuba birenze ibyo watanze ubuhamya, ariko habuze n'umuntu n'uyu n'umwe wahaguruka kugira ngo nawe yihane, bitewe n'uko Imana imuzi, bitewe n'uko Imana yagiye igendana nawe, yamukoreye ibikomeye bishobora kuba birenze n'iby'uwo nguwo. Ni ukuvuga rero ngo abantu uyu munsi ntabwo bagikunze ijambo ry'Imana. Yego. Ahubwo uyu munsi abantu bakeneye kugira ngo bo Imana ibakorere ibyiza, ntibakeneye gukora, ahubwo bakeneye guhembwa batakoze. Sinzi nimba ibyo vuze byumvikana. Ubundi twebwe nimba turi abakozi b'Imana, twitwa abakozi, turakora, twamara gukora tugahembwa n'Imana. Abantu nabo b'uyu munsi, abakristo b'uyu munsi nabo ntago bakeneye kumva ijambo ry'Imana, kubera ko badakeneye kuva mu cyaha. Je nuko mbibona, ntago bakeneye kuva mu cyaha, kuko bavuye mu cyaha baba batandukanye n'igihe Bibiri tubwira ko igihe cy'imperuka abantu bazaba bikunda, bikakaza, bafite ibyo bakunda, bafite amarari. No kuvuga ngo irari ni iki? Bafite amarari y'ibyaha, bafite amarari y'ingeso mbi, bafite amarari y'ubugome, bafite amarari y'ubwicanyi, bafite ubugambanyi mu mitima yabo. Abantu bafite ubugambanyi mu mitima yabo batakirangwa n'urukundo, ntago bashobora kumva ijambo ry'Imana ngo bace bugufi babashe kwihana. Nicyo kibazo kiri. Aha ugarutse kuri icyo ngicyo ngo mwebwe muvuga ijambo ry'Imana ariko abantu ntibashaka, nubwo nanye kwajije, ariko uruhande rwe nshobora kubagarukira abo bantu ko ngewe hano nta kote mba ndiho, mba ndi hagati. Ikibazo kimwe si mwese, ariko ndagishyira kuri mwebwe, mwitiriwe izina ry'Imana, mwitiriwe Yesu, muvuga ko muri abakozi b'Imana. Natangiye nisegura ndavuga ngo ntago ari mwese, na Yesu yaravuze ngo murabone ariko si mwese. Hari abantu dufite bari gukora umurimo bawuvanga n'ibyaha, kandi bikamenyekana ko bafite utundi tuntu, bagifite inkota bagendanye, bahamagaye inkota ntibayijugunye, barayigumana. Ikamivuga muri ubwo buryo baraza bayikorana umurimo w'Imana. Tumaze kumenya ko ya nkota bayifite, bagumya bihagararaho, barayikora, bayikorana umurimo, kandi bari kubeshya. Twamaze kumenya ko ari abatubuza bari kubeshya, uyu munsi bihagazeho. Abantu ntibashobora kwanga kumva ijambo ry'Imana kubera yuko babonye ko n'abari kuri babwira atari shyashya. Icyo kintu mbajije ikiza, umbajije neza. Bibiliya iravuga ngo twere imbuto zikwiriye abihana. Bibiliya ikongera ikatwereka mu Bagalatiya 5 imirimo ya kamere. Abantu banze kureka imirimo ya kamere, byose barabivanga. Nimba rero abantu babona yuko tutari kwera imbuto, kandi turi abakozi b'Imana, ari twe tubayobora, ari twe tubigisha ijambo ry'Imana, ni gute se bo bakwihana bakabivamo, natwe kandi turi kubivangavanga? Ntago byakunda. Uyu munsi abakozi b'Imana bakwiye kuva mu cyaha. Nimba Imana yarabahamagaye kugira ngo bakore ibyiza, bakaba icyitegererezo gifatika, bakareka kamere, bakareka kurangwa n'umubiri, ubwo bakarangwa n'ibikorwa by'umwuka. Abantu rero bareka imirimo ya kamere, abantu bakareka amanyanga, bakareka ibyo bita gutubura, bakareka gutwika, bakavuga iby'ukuri, nabo dushumbye, nabo tuyoboye, bazakura bagira aho bagera, ndetse nabo bera imbuto, batume itorero, batume umurimo w'Imana urushaho kwaguka. Ariko nimba dukora imirimo y'umwijima kandi twitirwa izina ry'Imana, turimo turasenya umurimo w'Imana. Yego. Ikibazo gihari nacyo turavugaho, umuntu muri no minsi ari kugwa mu kintu ko kwihagararaho. Ndatanga urugero reka nongeye nkigarure, nta kibazo ngo nakivuze n'ahandi. Dufite ikibazo uyu munsi cya Ahabu. Uko nyumva? Ahabu yararashwe, araserwa mu igare, arabimenya ko yarashwe, ariko araceceka, abigira ibanga. Amaze kubigira ibanga, aragumya ararwana, kandi yagize ate? Yarashwe. Amaraso ari kuvirirana. Uyu munsi aho bigeze, aho ya maraso ari kugenda avirirana, ari kugenda ameneka aho ari kugenda. Inzira yanyuzemo yashyizeho umunuko kubera ya maraso ari kugenda avamo. Uri kunyumva? Ya nzira yayanduje. Uyu munsi umuntu uri gushaka kuza wenda ngo akore isuku muri ya nzira banduje,
uri kumubona kuvuga ati ntahatandukanye na ha wose ni bamwe, bose ni bamwe. uri kunyumva? kandi mu by'ukuri wenda ari kugira ngo atunganye za nzira, kuko we yanze amaherezo azapfa uko bagenda kose, ariko amenya ubwenge akavuga ati burya narashwe, mu nyomore mu mbe hafi, wenda ibikomere byakira ntapfe, ariko yabigize ibanga kandi abikomeje kubikorana. Umurimo w'Imana, katuvuga umurimo w'Imana, arabwiriza, arahanura, araririmba, arashumbye, byose nta kimwe adakora, ariko yarashwe kandi ari kugenda yanduza ya nzira. Ndi kwibaza nkavuga nti iyi nzira ko yanyuzemo akari kugenda yanduza, kandi n'abandi bantu babonye ko yanduye bashaka kuza ngo bayitunganye bakore imisi kugira ngo bazayicemo hameze neza, wa muntu uko nta mwanda byavuyemo, ko bari kubafata mwese ko mumeze nka Ahabu muri Ahabu. Iyi nzira murayitunganya mute kugira ngo yongere ibe inzira nyabagendwa abantu bakomeze? Waje nzimije nanjye we. Urakoze kumbaza, ntabwo ari twese. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Yego. Ba Mose na ba Eliya baracyahari. Nimba hariho bahabu benshi, ariko haracyariho na ba Yesaya na ba Yeremiya, natwe turahari. Ahubwo ikibazo gihari twakiganireho n'ubushize, ni ukubera ikibazo cyo kutemera guca bugufi, ikibazo cyo kutemera gusenga. Tuganira warambwiye ngo hari umuntu wakubwiye ngo yasenze menshi ntabwo azongera gusenga, ntabwo azongera gusenga. Ahabu yaza kwemera ko yarashwe agakomereka. Iyo wakomeretse ujya kwa muganga bakakuvura ugakira. Iyo bitabaye ngombwa ko ukira urapfa. Abantu nibatemera gukurikira Imana ngo bemere kuguma mu nzira batangiye, Imana izatanga igihano. Twigisha kenshi ko Imana ari inyembabazi, ariko twagiye tubona Imana mu gihe cya ba Nowa na ba Loti, no mu Egiputa Imana yagiye itanga ibihano. Ukuvuga rero ngo na n'uyu munsi ntabwo ari njye ugena ibihano Imana izatanga. Njye ku bwanjye nk'umukozi w'Imana nifuza ko Imana yahora ku ntebe y'imbabazi tubabarira, kugira ngo tugende tuva mu byaha ko bwije ko bukeye. Ariko abantu ntabwo bemera kuva mu cyaha, ahubwo bo bakicayemo bakigumamo kugeza na n'uyu munsi. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none kugira ngo haboneke ububyutse bisaba imbaraga z'Imana, kugira ngo Imana aba ariyo ubwayo yongera kwinjira mu mitima y'Abanyarwanda, yongera kwinjira mu mitima y'abatuye isi, kugira ngo bace bugufi bongere gusubira mu murongo. Bibiliya iravuga ngo kiza imbere yanyu inzira ebyiri, inzira y'urupfu n'iy'ubugingo. Ariko iyo turebye uyu munsi dusanga abantu bakunze inzira y'urupfu aho gukunda inzira y'ubugingo. Bishaka kuvuga iki rero? Bishaka kuvuga ko abantu bakunze icyaha kurenza gukunda ibyiza. Se nimba abakozi b'Imana twicara ku mbuga nk'izi tukabwira isi byacu ariko bitari byiza, tugatukana, tugasebanya, umuntu uzadukurikira azadusaruraho izihe mbuto? Ntawe uzatwifuza, nta n'uzanadukumbura. Ibyo byose rero byaterwa n'uko Satani yinjiriye abantu, yinjira mu madini n'amatorero, asanga basinziriye, arabarasa, arabakomeretsa. Bakomeretse kubera ibyubahiro no gukomera, n'aya makoti wambwiraga twambara, sinzihana bitewe nuko banzi kwititire runaka, sinzihana bitewe nuko bazi ko ndi umuhanuzi, sinzihana bitewe nuko maze imyaka myinshi mu itorero cyangwa mu idini. Aho niho Satani afatiye abantu, arabatsinda, abatsindisha kwihagararaho, kugira umutima ukomeye umeze nk'ibuye, umutima udaca bugufi, udatinya Imana. Buriya Abisiraheli bageze mu Egiputa hari ibyo bizeye, ntibabibona. Bakoze ibyaha byinshi, ariko
bo igihe cyabo aho batandukaniye n'abandi bageraga igihe cyo kumenya ko bacumuye bakihana. Bakimenyeshwaga n'iki? Bakimenyeshwaga muri mico yabo na kamere yabo yuko babonaga ibyago bibugarije, ibyo bakora bikanga, bajya ku rugamba bagatsindwa, bakavuga ati twikontorore turebe, dushobora kuba tutatunganiye Imana. Uyu munsi nitujya imbere y'Imana bitewe nuko tubona ko ibyago byatwugarije, bitewe nuko ibibazo byatugoye, tukibaza impamvu ibitugora byabaye byinshi, tuzasanga nuko dufite ibyaha byinshi kurenza imirimo myiza imbere y'Imana, hanyuma bizatuma tubasha kwihana. Yego, tuzaba nka Yona. Birasaba rero amasengesho menshi, birasaba amasengesho menshi. Reka tuzabisubuka ibyo twaganira byo ni byinshi, kuko muri iyi nzira, mu rugendo, icyo tumaze no kugira ngo tujye dufatikanya. Nemera yuko ko no mu Kinyarwanda bivuga ngo nta wigira, tujya dufatikanya. Niyo mpamvu tuba tumaze gusobanura bino bintu kugira ngo abantu babimenye, hari ntibazakerezwe n'uwo muntu bazabona wagaragaye nka Ahabu. Reka tuguhe umwanya noneho rero ukomeze utugezaho ubutumwa Imana yaguhaye. Gusa ndi kubona ubutumwa bw'uyu munsi budasanzwe, ariko navuga ngo Imana igushoboze, imbaraga n'amavuta ntibikubureho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Ndasuhuza abantu bose baduteze amatwi muri kano kanya, bazumva kino kiganiro, bazagishishikarize abandi, iyi message bazayigeze ku bandi, kuko ubutumwa Imana yampaye burareba isi yose, ntago bureba u Rwanda gusa, burareba isi yose. Niyo mpamvu nshuhuje abantu bari mu Rwanda baduteze amatwi, hasuhuza abari hanze y'igihugu, aba diaspora n'abandi bose aho bari hose, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Icyo nabasaba no kugira ngo iyi message Imana yampaye uyu munsi bazayigeze ku bantu bazaba bari kumwe batabasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bababwire ngo Imana yavuze gutya, Imana irashaka ibi, kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera ku bantu bose, kubera yuko aho Abanyarwanda bari ni henshi mu isi, ariko bazagerageze batange ubutumwa uko babwumvise, Imana izabaha umugisha, kuko ubutumwa burareba isi yose, ntago bureba Abanyarwanda gusa, burareba n'abanyamahanga. Imana yarambwiye ngo ko bagomba kwihana bakareka ibyubahiro bahagazemo uyu munsi wa none, kuko icyubahiro nicyo Satani yazize icyubahiro. Natwe uyu munsi rero turarwanira icyubahiro, ntabwo abantu bemera guca bugufi bitewe nuko batagikunze gusenga. Twaraganiriye ubushize, turabona kubaza mbese wabasha kumenya uburyo abantu uyu munsi bakitabira amasengesho, cyangwa se ari wakubwira ngo giye nkora amasengesho y'iminsi runaka. Ntabwo abantu uyu munsi bagikunze gusenga, baravuga ko basenze amasengesho menshi bitakiri ngombwa yuko bakomeza gusenga, abandi nabo ngo bazasenga yabo. Imana yarambwiye rero ngo mbwire Abanyarwanda bari mu gihugu ibi bikurikira. Imana yaransanze inyereka igihugu cy'u Burundi, imaze kunyereka igihugu cy'u Burundi, inyereka igihugu cya Kongo, inyereka n'igihugu cy'u Rwanda, inyereka n'igihugu cya Uganda. Imana irambwira ngo ubwire abantu batuye muri kino gihugu ko bagomba gusenga kugira ngo ibyago n'amakuba byugarije kano karere bitabageraho. Imana irambwira ngo hari ikintu kigiye kuzaba muri bino bihugu bine mvuze. Ikintu kigiye kuzaba ni umuntu umwe uzapfa muri ibi bihugu bine, yapfa muri ibi bihugu bine navuze, hakavuka ibibazo bikomeye mu karere. Ibibazo bizavuka mu karere ni uko Satani, kubera ko yamaze kwinjira muri bino bihugu bine, ibyo twebwe muri bino bihugu bine twubatse, umwanzi Satani aje kubisenya. Twebwe twabyubakishije, ntabwo nazanye, hari ibikoresho ntazanye, ariko Abanyarwanda barabizi, biranumvikana. Nagomba kuba nazanye akanyundo gatoya, nkazana n'inyundo nini kugira ngo isoma rirusheho kumvikana, ariko n'ubundi riraza kumvikana. Ibyo twubatse twabyubakishije akanyundo gatoya, ariko Satani we azaza kubisenyesha inyundo nini, azaza kubisenya gihe kirera. Uwo muntu namara kwitaba Imana, cyangwa se namara gupfa mu kindi Kinyarwanda, umuntu yitaba Imana bitewe nuko ariyo yamuhamagaye, bitewe nuko ariyo yakoreye. Uwo muntu namara gupfa, nibwo Satani azafata inyundo agasenya ibyo abantu bubatse muri kano karere.
ntago rero uza kumbaza ngo azabisenya he. Imana niyizi igihugu azasenyamo ibyo bintu, Imana niyizi neza aho uwo muntu izahamagara cyangwa se uzapfa aherereye, igihe ntago mazi. Ariko uwo muntu namara gupfa muri kano karere nibwo umwanzi Satani azafata inyundo agasenya ibintu byose bizaba byarubatswe muri kano karere. Birasaba iki rero? Birasaba gusenga. Birasaba gusenga kugira ngo ibyo byago n'amakuba Imana, kuko tubona ko Imana ari inyembabazi, tubona ko Imana ari inyarukundo, kugira ngo ikureho ibyo byago n'amakuba. Abanyarwanda basenge, abakongomani basenge, abarundi basenge, n'abagande basenge, kugira ngo ibyo byago n'amakuba Satani yahagurukije muri kano karere tubashe kubiburizamo. Tuzabiburizamo kuko twasenze, tuzabiburizamo kubera ko twaciye bugufi tukareka ibyubahiro byacu. Nituguma mu byubahiro byacu, ibyo byago n'amakuba nta kizabihagarika. Ikizabihagarika gusa nuko tuzasenga, Imana ikatanga imbabazi, Imana igahagarika ibyago n'amakuba. Imana irambwira ngo nzambare uyu mwambaro ureba nambaye, ni umwambaro w'umweru uriho umusaraba utukura. Imana irambwira ngo mbwire Abanyarwanda ndetse mbwire n'abantu bari ku isi. Hari abantu ngo bafashijwe n'uyu muryango wari wambaye uyu mwenda usa gutya. Uyu muryango ufasha abo bantu nta kiguzi batanze, ibafasha ku mbabazi. Uyu muryango ubafasha ku mbabazi. Ni abantu umuryango wafashije mu buryo buteye gutya. Abo bantu bari ku isi yose. Abo bantu bafashijwe n'uyu muryango ubafasha mu bibazo bari barimo. Icyambere, bari mu buzima bubagoye, mu buzima bubi cyane bubangamye, ariko uyu muryango ubona ko bababaye, uraza urabafasha. Icyambere, bicaraga ku ibuye, ibuye rikaba intebe yabo, bagafata amabuye 3 bakayagira amashyiga akaba ariyo batekaho, bagafata ibuye rya 4 bakaryisegura rigahinduka umusego wabo. Rene antatire deresire antapise ankayaka ze anta piso onko yakatasiri ne aya apasariatika me ata angozariatika. Uwiteka arashaka kugira ngo abantu bose bafashijwe n'uyu muryango bawigireho. Uyu muryango wabafashije nta kiguzi, nta gihembo. Ikindi gikurikiyeho, wabafashije bari mu masengesho basenga bavuga ngo Mana nuturokora, nutugirira neza, nudutabara, ukadukura mu ibi byago, ukadukura mu aya makuba, tuzagukorera. Barasenga, bahiga imihigo myinshi itandukanye, bari mu bihugu byinshi bitandukanye by'isi. Niyo mpamvu navuze ngo umunyarwanda hari hose uzumva iyi message azayibwire uwo bazaba bari kumwe, aho azaba ari hose mu gihugu. Imana irambwira ngo mbwire abantu uhereye ku Banyarwanda ukageza ku banyamahanga, bari ku bantu bose bari mu isi bafashijwe n'uyu muryango, ko basabye Imana, Imana ikabumva, yamara kubumva igakoresha uyu muryango, yakoresha uyu muryango ukabakura mu kaga no mu makuba. Hari abantu bamwe uyu muryango wakuye kwicara ku ibuye, wakuye gutekera ku mashyiga ariyo mabuye 3, wavanywe ku buryo bwo kwisegura ibuye nka Yakobo. Imana ibaha intebe, ibaha intebe yo kwicaraho nziza, ibaha intebe nziza yo kwicaraho, barangije barasinzira. Bamaze gusinzira, basinzirira ku ntebe. Bamaze gusinzirira ku ntebe, umwanzi Satani arabinjirana. Baricaye barasinzira, bamaze gusinzirira ku ntebe, Satani arinjira. Amaze kwinjira, bibagirwa amasezerano bagiranye n'Imana, bibagirwa ikintu bavuganye n'Imana. Barangije uyu munsi wa none nababwira ngo babe maso. Imana yambwiye ngo mbwire abadiaspora, mbwire abantu bari hanze y'igihugu ngo uyu munsi babe maso, kubera ko binjiriwe n'umwanzi Satani. Icyatumye umwanzi Satani abinjirana ni iki rero? Baratakambye, barasenga, bicaye ku mabuye, bafite amabuye 3 bakayahindura amashyiga bakayatekaho, bagafata ibuye bakaryisegura rigahinduka umusego, abandi bakisegura inkweto, abandi bakisegura ibishoboka byose.
noneho imana ihagurutsa uyu muryango. Imaze guhagurutsa uyu muryango urabafasha, ubafasha nta kiguzi. Uyu muryango imana yarambwiye ngo ntago nakurikiye ibyabo cyane, ahubwo imana yarambwiye ngo nimpaguruke mvuge ko uyu muryango ari umuryango w'icyitegererezo ku isi yose, kubera ko ufasha nta kiguzi. Urakora, nta muntu wishyuza, nta muntu uhembesha, ariko twebwe abakozi b'Imana uyu munsi turakora tugahembesha ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo ibihembo byacu turimo turabifatira mu isi. Ni ukuvuga ngo tubaye nka babandi bavuga ngo nimwubake amazu tuzayabamo. Abantu bamaze gufashwa n'uyu muryango barasinziriye. Uyu munsi imana yambwiye ngo babe maso, kubera ko binjiriwe n'umwanzi. Ibyo bakoze umwanzi aje kubisenya. Uyu munsi ibyo bamaze gutegura byose babe maso, barebe neza. Baraza kubona ibimenyetso. Imana yambwiye ko baza kubona ibimenyetso aho bari hose. Baraza kubona yuko umwanzi yamaze kubinjirira. Imana yambwiye ngo bagisenga bari bafite ibitekerezo bimwe, bafite umugambi umwe, batekereza bimwe, ariko uyu munsi habayemo kwikunda no kwironda, habamo kutumvikana. Uyu munsi wa none imigambi yabo, ibitekerezo byabo, gufashanya kwabo ubwabo hagati muri bo, uyu munsi wa none byarahindutse. Umwanzi rero yamaze gufatira aho ngaho, abona yuko ubwabo batakibashije guhuza ibitekerezo byabo. Barangije uyu munsi ntibahuza. Imana irambwira ngo ubwabo ntanga iyi message, aho bari abakozi b'Imana bari bo hagati muri bo, nabo ubwabo bababwiye iyi message. Nge ntago ndi muri bo, ntago ndi kumwe nabo iyo bari. Turi mu buryo bwo kuganira ku ijambo ry'Imana, uburyo Imana yampaye message. Icyo Imana nshaka kugira ngo nsobanure icyo Imana yambwiye ko n'abakozi bari hagati muri bo ubwabo babwira abo bari kumwe ngo ibyo mwatangiye umunsi mutekereza gukora n'uburyo mwatangiye mufite urukundo, uyu munsi ntago mukiri kumwe. Uyu munsi Imana yambwiye ngo Satani yamaze kubateza umwiryane hagati muri bo. Birasaba iki rero? Uzumva iyi message, commentaire arayemerewe, azavuge ngo nibyo cyangwa se sibyo. Iki Imana yambwiye yuko ubwabo hagati muri bo urukundo bari bafite muri bo, bakisegura ibuye, ibuye ari intebe yabo. Ibyo byose bafata amabuye bagatekeraho ku mashyiga kugira ngo babashe kurya, ndetse barwara bagafashwa n'uyu muryango. Bari bahuje ibitekerezo, bari mu murongo umwe, bari bahuje, bafite urukundo, ndetse bafite n'imigambi imwe yuko igihe kimwe kizagera nabo ubwabo bagakorera Imana. Ariko beretse no gukorera Imana ubwabo nabo ntago bari guhuza, ahubwo umwanzi yarabateye, yarabinjiriye. Imana yambwiye ngo ikero, Imana yambwiye ngo mbabwire nibataba maso Satani arabarimbura. Nibataba maso Satani aragenda biba umugono, akuramo umwe, akuramo undi, kubera yuko bamaze gusinzira. Imana irambwira ngo bakanguke, kubera yuko igihe kigeze kugira ngo iby'Imana yabasezeranije bisohore, bitewe nuko uyu munsi message z'Imana ziraza, ibisubizo by'Imana bikaza, bya Imana ibizanye kugira ngo ibihe ba nyirabyo igasanga ntibahari, igasanga bari mu magambo, igasanga bari mu ntonganya, igasanga bari mu bidafite umumaro. Barangiza bakavuga ngo mbese Imana yaraturetse. Imana irambwira ngo abo uyu muryango wafashe ukabashyira mu ntebe, bicaye mu ntebe barasinzira. Ibyo barose ntago mbizi, ariko icyo Imana yambwiye ngo barasinziriye, nabo bateshwa ku nshingano bari bihaye, cyangwa se bari bisabiye ubwabo. Izi nshingano nibo bazisabiye. Iyo dusenga dusaba Imana, tuba dusaba Imana kugira ngo iturengere, itutabare, tugirire neza, tukabisaba kugira ngo Imana ibidukorere. Ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo aho bari hose babe maso, kubera yuko umwanzi yamaze kubagabamo ibitero, ndetse yamaze kubateza umwiryane. Uyu munsi wa none birasaba kugira ngo babe maso, kandi Imana yambwiye ngo bigire ku uyu muryango. Uyu muryango warabafashije, ubaha akazi, urabazamura, ubashyira mu myanya itandukanye, ariko ubwabo nta nubwo bigira ku uyu muryango wabafashije ngo barebe umwe muri bo umerewe nabi bamufashe, bamugirire neza. Ahubwo uyu munsi wa none bari kwikunda no kwirebaho, ntago bari gukora ibyo batangiye basaba Imana.
Imana yambwiye ngo mbamenyeshe ko itabibagiwe. Ntago yigeze bibagirwa, ahubwo Imana yambwiye ko bagomba kuba maso kugira ngo imigambi n'ibyifuzo byabo bibashe gushyirwa mu bikorwa, kubera ko Imana yohereza marayika kugira ngo azane ibisubizo hagati muri bo, igasanga ntago bahari. Imana irambwira ngo bakanguke babe maso, kubera yuko uyu munsi wa none bashobora kubura ubugingo bwabo, kubera yuko nibaramuka bakunze umubiri bashobora kubura ubugingo. Kandi irambwira ngo buri munyarwanda wese aho ari uri mu gihugu, ari uri inyuma y'igihugu, bagira urukundo kandi bagira imbabazi, basenge, kubera ko uyu munsi wa none Satani yahugukije ingabo nyinshi z'abadayimoni kugira ngo abanyarwanda batabasha guhuza, ari abari mu gihugu, ari abari inyuma y'igihugu, uyu munsi badahuza bitewe n'uko uyu munsi batagishaka gusenga. Imana yambwiye ngo hari ibyo navuze ubushize. Imana yambwiye ko uyu munsi wa none byatangiye gusohora. Uyu munsi wa none abanyarwanda ntago bagifiteho bagarukira ku byerekeranye n'amadini ngo bavuge ngo abangaba barakora ibizira, reka tubereke umurongo. Uyu munsi bamaze gusayisha, bari mu isaha y'ibyaha. Imana irambwira ngo nimba bakeneye amahoro, nimba bakeneye ubutabazi, bagomba kureka icyubahiro, bagomba kureka ibyo barimo, bagomba guca bugufi kugira ngo ibyago n'amakuba bigiye kumanuka bitamanukira ku muntu uwo ari we wese. Bareke guhagarara ku bidahari, bareke guhagarara ku bidafatika, ahubwo bahagarare kuri Yesu, kubera ko Imana yambwiye yuko hari ibigiye gusohora mu gihe gito cyane, ariko bitazasohora abantu batabashije kumva neza uburyo bagomba kuva mu ibyaha. Imana ishaka yuko nta muntu n'umwe warimbuka, ubwo ishaka bose bakira akabona ubugingo buhoraho. Imana yitanze message imeze gutya, ntabwo ibishaka kugira ngo yerekane ko abantu bagiye kurimbuka, ubwo iba yerekana ko abantu bagomba gukora ibyiza kugira ngo ibyago n'amakuba bitabagwira. Noba baramusetse bamuha urw'amenyo, bamuhaye urw'amenyo, bavuga turiya musazi ibyarimo ntituzi ibyo ari byo. Arabaza inkuge, abaza inkuge kugeza ubwo abangiye ashoje igikorwa yakoraga Imana yari yamubwiye. Bamurebera baseka, ariko barangije babona icyo Imana yavuze ko ari ukuri. Nowa afata ibinyabuzima Imana yamubwiye abishyira mu nkuge, ndetse n'umuryango wawushyiramo, umwuzure uraza. Imana irambwira ngo yavuze ko utazongera kurimbuza umwuzure, ariko ibihano byo bitabuze. Niyo mpamvu nimba abantu bishyikiriza yuko bamaze kumenya Imana, abandi bakishyikiriza yuko twebwe abakozi b'Imana, abapasiteri dukora ibyaha, pasiteri azabazwa ibyaha bye, mwarimu abazwa ibyaha bye, apotere abazwa ibyaha bye, diyakoni abazwa ibyaha bye. We wihane, wirebera ku muntu runaka. Uyu munsi igihe tugezemo ni igihe cyo kureba Bibiliya, ntabwo ari uguhanga amaso ku mwana w'umuntu, ni uguhanga amaso Bibiliya, tugahanga amaso kuri Kristo gusa. Kubera ko nimba igihe cy'imperuka kigeze, n'abakozi b'Imana bazageragezwa, n'abakozi b'Imana bazahura n'ibibagora, n'abakozi b'Imana bazasitara, ariko ijambo riratubwira ngo naho umukiranutsi yagwa azabyuka. Nimba rero uyu munsi hari abaguye, Imana iravuga ngo nibabyuke kuko igihe kirageze, kandi ibyago byugarije abari mu isi yose. Imana irambwira ngo nongere nsubiremo kugira ngo babashe kubyumva ngo uyu muryango niyo yawushinze kugira ngo ufashe abari mu isi. Nimba badashoboye kugirana ubushuti, urukundo hagati muri bo, bigire kuri uyu muryango. Imana irambwira ngo uyu muryango ukora nta kiguzi, nta kintu usaba. Utanga imyenda, ugatanga imiti, ugatanga byose. Abanyarwanda ngo bigire kuri uyu muryango, nk'uko nawe wabafashije, ukabavana hasi bari, ukabaha intebe bakicara, ndetse ukabaha n'ubuzima ari wo ubafashije. Imana irambwira ngo uyu muryango niyo yaremye uyu muryango. Aba bantu bakora muri uyu muryango barimo imbabazi, barimo n'urukundo. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri uyu muryango ni abantu b'Imana, kuko bakora nta kiguzi. Ariko twebwe dukora dusaba ibiguzi, twebwe dufata ibya 10 n'amaturo.
tuvuga yuko Bibiliya ariko ibivuga. Nibyo koko umushumba yemerewe icya 10 n'amaturo ndetse n'andi maturo, ariko ikibazo si icya 10. Ese uyu munsi wa none turabwiriza ubutumwa bwo kwihana? Dukwiye kubwiriza ubutumwa bwo kwihana, tukareka kwihagararaho, tukareka icyubahiro, tugaca bugufi kugira ngo iby'Imana yavuze bitadusohoraho. Ikimana ishaka nuko twihana, ariko kugira ngo twihane turasayisha mu byaha. Uyu munsi ibyaha ni byinshi, ubusambanyi bureze, ubutinganyi bureze, ubwicanyi bureze. Nakubwira ngo abantu bari hanze bitega ikintu cyitwa urupfu, babe maso, babe maso, bacunge neza, batabura ubugingo bitewe nuko baretse Imana. Bamwe baricaye, Imana irabazamura ibagirira neza, ariko yambwiye ngo babe maso, kubera ko Satani ari ashaka kugira ngo abanyage ubugingo ndetse abanyage n'intebe bicayemo. Imana irambwira ngo aba bantu bicajwe mu ntebe n'uyu muryango, hari abandi bagiye kuzicaramo, bo bagomba kuzivamo. Ikitonderwa, n'abicaye mu ntebe bashyizwemo n'uyu muryango. Ni ukuvuga ngo hari abo uyu muryango wagiriye neza, ni umuryango ukora nta bihembo. Hari abo wafashije, ariko ngo igihe kirageze ko bagomba kuva muri iyo myanya ikajyamo abandi, kuko harimo abandi bababaye kurenza uko bo bameze, kubera ko hari igihe batekaga ku mashyiga bakicara ku mashyiga, batega ku mashyiga bakicara ku ibuye ayo ntebe yabo, ndetse bagafata n'ibindi bakaryisegura. Ibyo rero Imana irambwira ngo babivuyemo, ariko ibyo byose bibagirwa ko babikuwemo n'uyu muryango, ndetse uyu muryango ukoreshejwe na Mwuka w'Imana. Uyu muryango ukora nta kiguzi, ariko twabakozi b'Imana dukora dushaka ibiguzi. Irambwira ngo twigire kuri uyu muryango, uburyo ukora natwe aba ariko dukora. Dusomere kuri Bibiliya icyo itubwira. Urasoma muri Yesaya, soma Yesaya 20:5, wasoma 5 na 6. Yesaya 20:5-6. Yesaya 20. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 20:5-6. Kandi baziheba bakorwe n'isoni, babiterwa na Etiyopiya biringiraga, na Egiputa biratanaga. Uwo munsi abaturage bo muri iki gihugu gihereranye n'inyanja bazavuga bati, dore ibyo twiringiraga uko bibaye, tukiringira ko bizadutabara tugakira umwami wa Ashuri, noneho tuzikiza dute? Yego, Imana yambwiye ngo abantu hari ibintu biringiraga, hari ibyo bizeye, Imana yirabizi. Hari ibintu umuntu ashobora kwiringira bigatuma atihana, bigatuma yumva muri we akomeye, bitewe nuko yenda atuye hafi y'inyanja, bitewe wenda nuko atuye hafi y'ubutunzi, bitewe nuko yenda atuye mu Egiputa aho kwa Farawo, ntabashe kumva yuko yava mu maboko y'uwo mugabo ukomeye ari we Farawo. Ariko Imana irambwira ngo hari ibyo abantu bizeye biringiraga, ariko ije gukuraho, barangiza bakavuga ngo tubigenze dute ko bya bindi twiringiraga bivuye. Imana irambwira ngo yarakaye, hari ibyo abantu bizeye biringiraga ije gukuraho. Hari abiringiraga amadini yabo, hari abiringiraga imiryango yabo, hari abiringiraga ubutunzi bwabo, hari abiringiraga abakomeye ndetse n'imyanya bahagazemo, ariko baraza gukorwa n'isoni bavuge ngo mbese tubigenze gute ko ndeba ibyo twiringiraga birangiye. Reka nsenga Imana, nta kindi iri bwongere hejuru y'amagambo. Mana nyiri ubutware kandi nyiri ubushobozi, ndagushimye kuko uri Imana igira neza. Iyi mesaje ireba isi yose yinjiye mu mitima y'Abanyarwanda ndetse n'ababasha kumva iyi mesaje, kugira ngo babashe guhinduka no guca bugufi kandi badatungurwa n'ibihano byawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire kuri mesaje y'Imana cyangwa se ubutumwa bw'Imana
nta komenti njya nongeraho, ahubwo birashoboka yuko hari umuntu wakwiyumva muri ibyo byiciro akifuza yuko umusengera, akifuza kwatura cyangwa se akifuza no kuyaguha n'icyifuzo bitewe n'uko wenda ari ikintu gishobora kuba cyaramunaniye kureka nyamara yifuza kukireka. Ijambo ryavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Birashoboka, tujya ngo tugusabe utange nimero zawe za telefone kugira ngo wagukenera abe yakubona. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Kanamugire Laurent. Nomero zanjye za telefone ni 0793 854 212 0793 854 212. Imana iguha umugisha cyane. Nshuti muvandimwe waraduteze amatwi muri kino kiganiro, ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa Imana yari gutambutsa kugira ngo nyamara ahari abantu bahindukire. Aho uherereye ku isi hose birakureba, ariko cyane cyane mu bihugu byavuzwe. Komeza ukurikire ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ibiganiro byacu cyo ku Musaraba TV tubisubikiye aha ngaha byo nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.